kibi cy'iyi myuka. Iyi myuka ntishobora gutuma wubaka ngo ube amahoro. Iyi myuka ihora izana ibibazo mu rugo rwawe. Iyi myuka ihora izana intambara mu rugo rwawe. Iyi myuka ihora izana amakimbirane. Kubera iki? Iyi myuka iyo uyifite irafuha. Iyi myuka iyo uyifite ntishobora gutuma we n'umugabo wawe cyangwa we n'umugore wawe mubana neza. Ntibishobora gukunda. Iyi myuka irafuha. Abo bazimu barafuha. So rero ikintu uba ukeneye Satani waberaho gusenya, Satani waberaho kwica. Imana itugirire neza. Ariko umushinga w'Imana, ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 10 umurongo wa 10 aravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi, azanwa no kwica no kwiba no kurimbura. Ngo ariko njyewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Haleluya! Imana y'amahoro itugirire neza. Hanyuma rero ukisanga mu rungabangwe. Niba ujye ubyibonaho bino bintu, niba uko mbikubwiye, uko bikurikirana byose, menya ngo uraboshye. Menya ngo hari umwuka ukuboshye kandi ntushobora kutabarwa uyu mwuka utari wacika. Hari umwuka utari wacika, hari igicaniro utasenye. Warakijijwe, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ariko hari igicaniro utasenye. Ukeneye gusenya icyo gicaniro kugira ngo ubashe kwinjira mu cyo Imana yavuganye nawe, kugira ngo ubashe kwinjira mu mugisha wawe, kugira ngo ubashe kwakira umugisha wawe. Ukeneye gusenya icyo gicaniro, ukeneye kugisenya. Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana. Wowe ukunda kandi ugakurikirana ijambo ry'Imana hano kuri Prophet Emma, Imana iguha umugisha. Wowe ukunda kandi ugakurikirana byukura bagirane ya mu gitondo, kandi wowe ukunda ugakurikirana ijambo ryo kubohoka, nabwo kandi Imana iguha umugisha. By'umwihariko we wamaze gukanda subscribe, reka nkubwire ngo umugisha w'Imana nukubeho. We wamaze gukanda subscribe, Imana iguha umugisha, kandi nawe ugiye kuyikanda nonaha, Imana y'amahoro ikomeze iguha umugisha kandi ikomeze kukwagura muri byose mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero ndagarutse ni mu isaha yo kubohoka. Ndi Prophet Emma nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kuganira ibintu bigaragaza ko umuntu aboshye. Hari ibintu wibonaho bikahita bikubera ikimenyetso cy'uko uboshye. Ibi bintu nubyibonaho, menya ko ukeneye gusenga cyane, ukeneye kuba bugufi bw'Imana, ukeneye kuba mu bihe byo gusenga. Uraboshye. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari igihe abantu babona ibintu, ukabibona nk'ibintu biraho, ukabona urakora ntibigenda, ukabona uracuruza ugahomba, uragerageza gufiyanzwa bikanga, uragerageza ubuzima bwawe buhorana intege nkeya. Usanga hari abantu bajya babaho mu buzima bwabo bwa buri munsi, ugasanga umubiri wawe uhora ucika intege. Wabyuka mu gitondo. Nje kukubwira ikintu gitera ibyo bintu. Nje kukubwira ikintu gitera ibyo bintu, nkubwire n'impamvu yabyo, nkubwire naho byaturutse, nkubwire n'ikibigutera, kandi noneho nkubwire nuko byava ku buzima bwawe. Uyu munsi nicyo kinzanye. Mwuka w'Imana yampishuriye ibi bintu. Ajya kumishurira bino bintu, yambwiye kubibwira ubwoko bw'Imana, yambwiye kubibwira ubwoko bw'Imana, yambwiye kubibwira abantu b'Imana, kubera ko ibi bintu bitumye abantu benshi bafungirwa imigisha yabo. Abantu barategereza, babura imigisha kandi basenga. Ugasanga umuntu arasenga ariko araboshye, ugasanga umuntu arasenga ariko arahambiriye, ugasanga umuntu arasenga ariko ubuzima bwe ntibuhinduka, kandi nyamara arasenga, kandi nyamara afite amasezerano, kandi nyamara urasanga akubwira ngo hari ikintu Imana yamvuzeho, urasanga akubwira ngo hari icyo navuganye n'Imana, ariko nyamara wajya kureba ku rundi ruhande ugasanga arahambiriye, ugasanga iminyururu iramuboshye. Hari iminyururu imuboshye mu buryo budasanzwe. Imana y'amahoro itugirire neza. So rero uyu munsi ndaje ngo tuganire kuri iki kintu. Iki kintu ni ikintu kinanije abantu benshi, ni ikintu abantu benshi kibariho. Nuza kwisangaho izi mbaraga, umenye yuko nta handi byaturutse. Nuza kwisangaho ibi bimenyetso, umenye yuko nta kundi nuko byagenze. Icy'ingenzi nuko ukwiriye kumenya uburyo ibyo bintu bigomba kugira gute kuva ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ishimwe cyane.
twihute cyane, ntabwo ndi butinde, iki kiganiro ntabwo kiri buze kuba kirekire. Ikintu umfasha unkundire ukirebe ukirangize, nukireba ukakirangiza nzi neza hari ibintu byawe uri buze gukuramo, byanze bikunze hari ikintu biri buze kugufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twihuse cyane, mu buzima hari abantu bakabaho ugasanga hari imbaraga ziboshye ubuzima bwabo. Icya mbere ugasanga uri umwana w'umukobwa ubayeho mu buzima bwawe, iyo wirebye ubona ntacyo ubura, iyo wirebye ubona nta kintu na kimwe, uri mwiza, cyangwa se ugasanga wujuje ibyangombwa byose byo kuba nawe wakubaka urugo, urakundwa, gira abantu bagukunda. Ariko ubwo buryo bagukundamo ujya kubona ukabona umuntu yaje murakunda, birashyushye, umweretse ababyeyi neza, ababyeyi bakamubona, ibintu bigashyuha, akakwizeza ibitangaza, akakubwira uburyo agiye kugushaka, agiye kugushyira mu rugo, nawe ukabyizera, ukabyicaramo, ukabyambarira, ukabigurira isakoshi neza, ugashyuha neza, ibintu bikajya aho ngaho. Ariko igihe kikaza kugera ugasanga wa muntu agiye mu buryo utazi, hari ugenda yaramaze kuguterera ivi, hari ugenda yaramaze kukwambika impeta, hari n'abagenda mwaramaze kwandikisha umurenge. Ibyo bikaba inshuro imwe, bikaba inshuro ebyiri, bikaba inshuro eshatu, bikaba inshuro enye. Noneho rimwe na rimwe bakakubwira ngo ntabwo umugambi w'Imana uragera, ngo ntabwo isaha y'Imana iragera. Ariko nyamara uyu munsi ukwiriye kwicara ugatekereza, isaha y'Imana igera ryari? Isaha y'Imana igera buri munsi. Ijambo ry'Imana riramubwira ngo nitwizera. Ari ijambo Yesu yigeze abwira Marita, aravuga ngo sinakubwiye ngo niwizera uri buze kubona ibitangaza by'Imana. Noneho rero hari urwego ugeramo ugahura n'ibintu ugasanga kwizera kuragushiranye, ugasanga kwizera kurashize, ugasanga kwizera kurarangiye, ugasanga impamvu z'ibyiringiro ntizigihari, impamvu zo kwizera ntizigihari. Bera iki? Upfushije ubukwe inshuro enye, igihe cyose Satani agukoza isoni, ugasanga ubuzima bwawe bwose ni isoni. Rero icyo ni ikimenyetso kikwereka ko uraboshye, kuko ngo uraboshye, kandi ahantu uboheye hari imbaraga zigera ukwiriye gushakiramo, hari ibicaniro bitasenyutse. Nuko ngo hari imbaraga z'abarozi ziri ku buzima bwawe ziguhambiriye, usanga bene uwo muntu hari imbaraga zamuzinze, cyangwa se baramutanzemo ibitambo. Ugasanga rimwe na rimwe hari nk'umudayimoni bakumurikiye witwa, basanga bagumurikiye nka nyabingi, barayigushyingira bakugira umugirwa wayo. Rimwe na rimwe bene abo bantu bakunda kugira ibimenyetso bigiye bitandukanye. Uzasanga rimwe na rimwe uryama ukagira inzozi, ariko ugasanga urimo urarara usambana n'abantu utazi. Igihe cyose ugiye kuryama hari umwuka uza ukagusambanya, hari umwuka uza ukakujyaho, ugasanga ufite abagabo b'ijoro murara musambana, murara muryamana. Ugasanga neza buri igihe cyose ufite imyuka ikugendaho, ufite imyuka igutsikamira. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko uraboshye. Hari igicaniro gikeneye gusenyuka, hari igicaniro ukeneye gusenya. Imana y'amahoro itugirire neza, kuko narabibabwiye, ndababwira ngo hari igihe dusenga tugahora tubwira Imana, Mana mbohora, ariko iteka iyo waboshywe n'umuntu ukeneye kubohorwa n'undi muntu, ukeneye umuhanuzi mu buzima bwawe, ukeneye umutambyi, kuko iteka urarira, ariko aburirira n'abantu basanzwe, rimwe na rimwe ni n'abanzi bawe, rimwe na rimwe ni abatagukunda. Ariko umunsi Hana yafashe icyemezo akajya imbere y'umutambyi, akaririra imbere y'umutambyi, uwo munsi nibwo umutambyi yavuze ngo genda Imana iguhe icyo umutima wawe ushaka. Abantu bakuvugaho amagambo, ariko umutambyi akuvugaho ijambo.
Imana itugirire neza. Kandi Imana ikunda gukurikirana ijambo ry'abagaragu bayo, kuko hari abantu Imana yatoranyije, maze kubatoranya irangije ibagabiza umurimo, ibaha umurimo. Rero ukeneye deliverance, ukeneye gusengerwa isengesho ryo kubohoka, ukeneye deliverance, hari igicaniro gikwiriye gusenyuka. Imana niko yabwiye Didiyoni. Imana iramuhamagara, imaze kumuhamagara imusanze munsi y'igiti cy'umwera. Uyu Didiyoni yari umuntu wamaze kwisobanukirwa, aravuga ngo ntabwo bikwiriye ko duhora twihishe, kuko icyo gihe Abayisiraheli bahoraga bihishe mu mazu bikingiranye, bihisha Abamidiyani. Abayisiraheli bagahinga ingano zabo zakwera, Abamidiyani bakaza kuzisarura. Imana itugirire neza. Bamara kuza gusarura ingano zabo, noneho aba Bamidiyani bazengereza Abayisiraheli kugera ku rwego Abayisiraheli ubwoba bubataha, kugera ku rwego neza ngo ariko havamo umuntu umwe w'intwari wisobanukiwe. Reka nkubwire, kuba intwari ntabwo bisaba ikintu kinini, bisaba kwisobanukirwa, kubohoka mu bitekerezo, ukavuga ngo njyewe ndi umwana w'Imana. Ariko se niba ndi umwana w'Imana, kubera iki hari ibintu bidakunda ku buzima bwanjye? Kubera iki hari ibintu bitemera? Kandi ijambo ry'Imana rimbwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka ngo akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro, ngo amategeko ye akaba ariyo yishimira ku manywa na nijoro. ngo uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ngo ibibabi byacyo ntabwo byuma. Umva iki kintu, ngo icyazakora cyose kizamubera cyiza, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko wowe ibintu byose ukora biri kukubera bibi. Uragerageza kurambagizwa bikanga, uragerageza kujya mu bucuruzi bukanga, ugiye muri bumwe biranga, ugiye muri bubiri buranga, kandi wumva ari umuhamagaro wawe, wumva ukunze gucuruza. Ariko ugerageje inshuro imwe, ugerageje ebyiri, ugerageje eshatu, ugerageje enye, byaranze. Noneho uyu munsi basigara bakubwira ngo ibyo bintu bivemo, ntabwo ari umuhamagaro wawe, ngo hari ibindi Imana igushakamo. Reka nkubwire, ndagira ngo mvugane n'abantu. Hari igihe ujya kumva nk'umuntu arakubwiye ngo Imana ngo yambujije gukora. Ntabwo Imana ibuza abantu gukora, ntabwo Imana ibuza abantu gukora. Kandi Bibiliya ivuga ngo udakora ntakarye. Imana itugirire neza. None se uyu munsi wa none niba Imana ivuga ngo udakora, irangije ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe, ariko ugasanga hari umuntu araririmba muri korari, ni umuvugabutumwa usanzwe, byibuze nta nubwo ari n'umutambyi, kuko buriya abantu batungwa n'ibyo mu rusengero ni abatambyi baba mu rusengero. Imana itugirire neza. Ahubwo ugasanga birarenga, abatambyi bo baragenda bakajya gushakisha imirimo, ariko ugasanga abo hasi bo mu rusengero, abaririmbyi abakristo, bo ntibakora, ngo Imana yarababwiye ngo ntibagakore. Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire, haba hari umwuka ukizenguruka, kuko buriya hari abantu bahabwa ubuhanuzi n'imyuka, ugasanga dayimoni rwose hari umwuka uyobya, uhagurukiye mu muhanuzi runaka, araje akubwiye ibintu, arakubwiye ngo ibi bintu biba, ariko nyamara ibyo bintu birakuganisha muri karande, birakuganisha mu cyo dayimoni ishaka, birakuganisha mu cyo abazimu bashaka, birakuganisha mu cyo abarozi bashaka, birimo birakuganisha mu cyo Satani agushakamo. Hari abantu baba mu bintu, ariko Satani ibyo bintu nibyo agushakamo. Aragushaka ko kukubona urugo rwakunaniye, ugasanga baraguhanuriye uri mu rugo nta kibazo na kimwe urufitemo, cyangwa se wenda kiranahari, aho kugira ngo usenge ngo Imana ihindure ibyo bintu, kumva umuhanuzi arakubwiye ngo urwo rugo ruvemo si urwawe. Washakanye n'umugabo wawe musezeranye byemewe n'amategeko, washakanye n'umugore wawe musezeranye byemeye n'amategeko, murahira ya ndahiro ivuga ngo muzatandukanywa n'urupfu. Ariko umuntu araje arababwiye ngo Imana yavuze ngo ntabwo uwo mugore ari uwawe, mubyaranye gatatu, mubyaranye kane. Ndagira ngo iyo ntabwo ari Imana iba yavuze, ahubwo ni umwuka uyobya ushaka gusapotinga icyo bita karande ku buzima bwawe, karande yo gusenya, karande yo kutubaka. Rimwe na rimwe nunabikurikirana neza, uzasanga mu muryango w'iwanyu harimo karande yo kutubaka. Uzasanga uwo mwuka wo kutubaka urimo uragukurikirana, kubera yuko wayicitse
iragumye ikagukurikirana, rimwe na rimwe igahagurukira no mu bahanuzi bagahanura ibijyanye n'ibyirari ryawe, bagahanura ibijyanye n'ibyo utekereza, kubera ko ufitanye ikibazo n'umugabo banaguhanurira ngo uwo mugabo si uwawe, akavuga ati n'ubundi nari mbizi, iki kigabo n'ubundi si icyanjye ratamana, si icyanjye. Ariko nyirizina ntabwo ari uko umugabo atari uwawe, ntabwo ari uko umugabo atari uwawe, kuko Imana yo ntabwo yoshywa n'ikibi, kuko Imana ikiranuka muri byose. Wango igihe mwarahiraga ngo muzatandukanywa n'urupfu, ntabwo Imana ari yije kuba urupfu, ntabwo Imana ari yije kuba urupfu. Imana yishimira ko urugo rwubakwa rukaramba. Imana itugirire neza. Imana yishimira ko urugo rwubakwa rukaramba. Iyo urugo rusenyutse ntabwo binezeza Imana. Gusenya ntabwo ari umushinga w'Imana, gusenya ni umushinga wa Satani. Satani waberaho gusenya, Satani waberaho kwica. Imana itugirire neza. Ariko umushinga w'Imana, ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 10 umurongo wa 10 aravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi, azanwa no kwica no kwiba no kurimbura, ngo ariko njyewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Haleluya. Imana y'amahoro itugirire neza. Hanyuma rero ukisanga mu rungabangabo, ugasanga ufashe imyenda yawe urazinze uragiye, wamara kugenda usenya urugo rwawe, wamara gusenya urugo rwawe ukagenda ugakubita imyaka 5-10, ubuzima bukakugora, uri single mama, ugasanga urimo urarera abana, uri umudivorce, barakubwiye ngo uwo mugabo si uwawe, ngo uzabona undi, ugatangira wari wikirijwe wibereyeho mu buzima bwiza, noneho ukisanga mu buzima bwo guhora usambana, kuko ntabwo ubonye umugabo, usize umugabo wawe cyangwa se usize umugore wawe, ugasanga uvuye mu buzima bwiza wari uri muri Edeni yawe, mu rugo rwawe rwiza, urusohotsemo, umaze kurusohokamo utangiye umushinga wo gusambana. Ni ukuvuga ngo uwo ni umugambi w'abadayimoni, ntabwo ari umugambi w'Imana. Rwango uri ahantu heza, Satani agushyize ahantu heza aho gushaka, kwango Satani agushyizaho agushaka, ariko ntabwo wigeze ubasha guhishurirwa ko hari abantu bariganirizwa mu buhanuzi rwose. Ugasanga arahanuriwe, bamubwiye ikintu kandi kibi, abona ko ari kibi, ariko kandi akarengaho akagikora. Bamubwiye ikintu kandi abona ko Imana itagikora, ariko akarengaho akagikora. Inuko hari ubuhanuzi bujya butambuka ariko Imana itakora. Hari ubuhanuzi bujya butambuka, hari ibintu abantu bajya bahanura, ariko uramutse buri yubisesenguye neza wasanga Imana itabikora. Imana itugirire neza. Ugasanga umuntu arakubwira ngo arimo arakubohora kandi arimo arakuboha burundu. Gusa umuntu arimo arakubwira ngo umwuka aravuze ngo turyamane, ngo umuzimu ngari muri wowe, ngo kandi biransaba yuko ngo ndyamana nawe, ngo tugahuza imibiri, ngo nkabasha kujya gukurayo umuzimu ngo uri mu nda y'imbere. Bazimu bake mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo umuntu arimo arakubohora ariko kandi arimo arakuboha. Imana ntiyoshywa n'ikibi, nta n'uwo yacyohesha nshuti yanjye. Mureka dukiranuke. Hanyuma rero ibyo bimenyetso bizakwereka kuboshye. Hari abadamu ugasanga urubatse uri umudamu ariko ugira umwuka wa mayimuna. Ibi ngibi ntibiba ku badamu gusa, n'abasore n'abagabo bibabaho. Ugasanga uri umusore ariko ufite imyuka y'abadayimoni b'abagore murara musambana. Ugasanga uri umugabo urubaka ariko ufite imyuka y'abadayimoni murara musambana. Uri umugore ufite imyuka murara musambana kandi urubatse. Reka nkubwire ikibi cy'iyi myuka. Iyi myuka ntishobora gutuma wubaka ngo ube amahoro. Iyi myuka ihora izana ibibazo mu rugo rwawe. Iyi myuka ihora izana intambara mu rugo rwawe. Iyi myuka ihora izana amakimbirane. Kubera iki? Iyi myuka iyo uyifite irafuha. Iyi myuka iyo uyifite ntishobora gutuma we n'umugabo we cyangwa we n'umugore wawe mubana neza. Ntibishobora gukunda. Iyi myuka irafuha. Abo bazimu barafuha. So rero ikintu ukeneye gusenga cyane, ukeneye gusenga, ukeneye kuba bugufi bw'Imana, ukeneye Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye kuba bugufi bw'Imana, ukeneye gukora iby'Imana ishaka, ukeneye kuba bugufi bw'Imana, ugakora iby'Imana ishaka, ukagenda uko Imana igushaka. Imana y'amahoro itugirire neza. So rero ikintu ukeneye deliverance niba uwo mwuka ukubaho, ibyo bintu niba ubyibonaho menya yuko uboshye.
niba ujya ubyibonaho bino bintu, niba uko mbikubwiye uko bikurikirana byose, menya ngo uraboshye, menya ngo hari umwuka ukuboshye kandi ntushobora kutabarwa. Uyu mwuka utari wacika, hari umwuka utari wacika, hari igicaniro utasenye. Warakijijwe, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ariko hari igicaniro utasenye. Ukeneye gusenya icyo gicaniro kugira ngo ubashe kwinjira mu cyo Imana yavuganye nawe, kugira ngo ubashe kwinjira mu mugisha wawe, kugira ngo ubashe kwakira umugisha wawe. Ukeneye gusenya icyo gicaniro, ukeneye kugisenya. Dediyoni ngo amaze guhamagarwa n'Imana imusanze munsi y'igiti cy'umwera, marayika avuganye nawe, ngo ageze imbere mu Bacamanza ibice 6 murongo wa 26 wa 25 plutôt, Imana iramubwira ngo genda usenye ibicaniro so yubakiye Bali. Genda ubanze usenye ibicaniro, ndashaka gukorana nawe, ariko mbere yuko dukorana genda ubanze usenye ibicaniro so yubakiye Bali. Imana y'amahoro itugire neza. Rero ntabwo ushobora gukomera utari wasenya ibicaniro, ukeneye kubanza ugasenya ibicaniro. Ibyo bicaniro hari ibicaniro byo mu miryango, hari ibicaniro by'abarozi. Ibyo byose ukwiriye kubimenya, warangiza ukabisenya. Warakijijwe, ariko hari igicaniro utarasenya. Senya icyo gicaniro, numara gusenya icyo gicaniro ubone ubohoke, winjire mu mugisha wawe. Imana ibahereze umugisha. Twari turi mu isaha yo kubohoka. Kuboko kwiza kw'Imana ni kuboneke kuri mwebwe, tuzakomerezaho. Imana y'amahoro ikomeze kubagura, kandi Imana y'amahoro ikomeze kubafasha mu izina rya Yesu. Imana iguhereze umugisha. sharinga buno jambo ry'Imana, buno butumwa bwoherereze byibuze abantu 5-10. Reka nkubwire, ijambo ry'Imana riravuga ngo nimugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza. Buriya iyo sharinze uba ukoze umurimo nawe wo kuvuga ubutumwa. Buriya kuvuga ubutumwa nawe waba umuvuga butumwa, kuko umuntu wareba buno butumwa abuhawe nawe, birashoboka ko nge nabukora gutya ariko bukagera kuri wowe, ariko ntibugere ku nshuti yawe. Ariko wowe iyo ubwoherereje inshuti yawe, iyo ubushyize kuri status yawe, umuntu ubureba, umuntu abukurikira, ni wowe ubuvuze ubwo butumwa. Umugisha ni wowe uzaho. Rero sharinga, umugisha w'Imana kubeho. Kora subscribe, kanda like, comment yawe ni ingenzi. Muri comment niho mushyira ibyo tuzaheraho bukurikiye. Imana y'amahoro ibagire neza, turi kumwe, mugubwe neza, ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Ndabakunda. Shalom.